Nshuti namwe bavane mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro hano kuri studio Umutware, nongeye kubasuhuza. Ni jewe Singirankabo Bikorwa Freeman turi kuganira muri aka kanya. Maze umwanya ndi kubaganiriza ku kiganiro kijyana na fashion cyangwa se imyambarire y'abashiki bacu, bakobwa bacu. Nkaba ndi kugira ngo ngisoze kubera ko umwanya wanje uri gushira, ariko sinshaka kugisoza ntagize akandi kantu gatoya mbaganiriza. Mfite byinshi byo kubaganiriraho, ariko kubera umwanya udahagije mfite, ubwo turaza kuza kubishyira ku kindi gihe, sibyo? So nari ndangije kuri mwebwe mutakurikiranye igice cya nyuma, narindi iki gice gishize narindi kuvugaho, narindi kuganira ku myambaro y'abakobwa bafata amafoto bambaye ubusa, sibyo? So ayo mafoto ntago ari mabi, sibyo? Ndagira ngo mbanze mbivuga. Twese nta numwe muri twebwe wavukanye imyenda, sibyo? Kandi nzi yuko aho mushobora kujya hose, usibye ushobora kubigiramo isoni cyangwa se akabona wenda nta bishaka, nta muntu numwe wavukanye imyenda. So gufata ifoto wambaye ubusa nje nta kibazo bintwayeho, sibyo? Rwose nta kibazo na gito yabintwayeho. Ariko ubwo icyo igitekerezo narindi kubungura, narindi kwabwira nti ayo mafoto kuri mwebwe muyafata muri kwikinira, sibyo? Mubigire mubitekerezeho cyane, kubera yuko ashobora kubambura amahirwe yo gukora imirimo myinshi mushobora gushaka gukora mu minsi iri imbere, cyane cyane mwebwe mukiri batoya. Naho mwebwe muri kubikora nk'abantu bashaka kuba abamodeli, ni ukubikora mu buryo buri business. Mu gice cya kabiri nabaganirije mu buryo mushobora kubikoramo nka business, kandi ndagira ngo nongere mbabwire nti nshobora kubafasha kubikoraho gutyo, kubiplaninga nka business, mukajya kubikoraho mushaka kubikoraho mwese. So kuri mwebwe rero muri kubikora mutazi ibyo muri gukora, narindi kuvuga nti mwibuke yuko mu minsi iri imbere sosiyete, kompanyi nyinshi zitandukanye zishaka kubaha akazi, zishaka kumenya umwirondoro wanyu uko umeze kose. Ubu biroroshye, ujya kuri internet gusa ugashyiramo izina ry'umuntu, ntacyo udashobora kubona. Muri kumva? So namwe rero muri kwikora muri uyu mwanya mudatekereje, ndagira ngo rwose mbasabe nti bashiki bacu turabakunda, ndabakunda. Ndashaka kubabona mumerewe neza, ndashaka kubabona muri gutera imbere, muri hejuru hano ku isi, sibyo? Muri byose, bitari muri ntuza muri fashion gusa, mu kwiyerekana, muri sector zose, mu bintu byose bigenga iyi si, muri system yose ku isi. Kugira ngo mugere muri iyo system igenga isi yose, hari protocole bisaba, hari ibintu bisaba. Ni ngombwa rero ko mubimenya ibyo bintu, mukabasha kumenya ari buryo ki mubikora. Mutangire mumenye ko nimba mukuze ku buryo mushaka gufata amafoto ajya kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook naho handi, murakuze kugira ngo munace n'ubwenge, munungurwe n'ibitekerezo, sibyo? Niko mbitekerezaho. So mubyibuka rero ko ayo mafoto muri gufata mwambaye ubusa ni meza, turayakunda, ariko mumenye aho muyajyana. Aba ari private cyangwa se public, cyangwa se ari business, cyangwa se ari ahandi hantu mwagombye kuba mwayashyize. So ubwo rero ikindi ngira ngo ndangirizeho, kuko nta mwanya munini ufite, ndakeka wenda iki kiganiro dushobora kuzagikomeza ubutaha. Nagira ngo mbabwire nti rwose dukunda kubabona, iyo mutweretse turabikunda, sibyo? Ariko harimo noneho n'abandi bababona bakavuga ati aba bana bacu bari kuduteza isoni, sibyo? Aba bana bacu babaye birara, aba bana bacu ibingibi. Mwibuke yuko twese dusangiye isi, twese dusangiye aha hantu mu ruhame, sibyo? Nta muntu n'umwe ushobora kukubuza uburenganzira bwo gukora icyo ushaka gukora. Ibintu byose hano ku isi ushobora kubikora, sibyo? Ariko ntago ari ibintu byose bigufitiye akamaro, sibyo? So no gufata nk'aya mafoto nabyo hari igihe bigufitiye akamaro n'igihe biba bitagufitiye akamaro. No guca ubwengeho gato mukamenya ni ibihe ki murimo, kugira ngo murebe nimba bibafashije cyangwa se bitabafashije.
munagire n'abantu babungura ibitekerezo mbere yuko munashyira kuri Instagram cyangwa kuri izi social media, mubaze ati hey, iyi foto murabona ari sawa, nshobora kuyishyiraho, dore impamvu nshaka kuyishyiraho. Nimba udafite inshuti yawe magara udashobora kugisha inama, sibyo, ngo ako gafoto niyambariye ubusanga ashyire hehe, sibyo, sha ndakubwiye nti utangire ublock izo nshuti zose ufite. Nimba nta muntu ufite n'umwe ushobora kukubwiza ukuri ngo umwange kuko akubwiye ukuri ariko ntimutane, sibyo, wa muntu ukubwiza ukuri wa mwanga utamwanga ariko ukamugumana, sibyo, ukeneye uwo muntu nibura umwe mu buzima bwawe kugira ngo umunyuriremo utuntu twose ushaka gukora, sibyo, kuko uzi ko bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara, sibyo. Ariko rero nawe umenye yuko nta muntu n'umwe ufite nshobora kuvuga nti icyo gifoto singikunze, sibyo, who cares, izo ni intuza, izo ni opinion zanjye, ntibizakubuze gufata iyo foto nimba ari ushaka gukora, sibyo, ariko reba kureho gatoya impamvu uri gushaka kubikora. So muri ibi rero by'amafoto ndagira ngo mabwire nti nje ndabashyigikiye mufate ayo mafoto, sibyo, mumenye naho muyafatira, nta muntu byanga, sibyo, ariko nanone mwibuke ejo hazaza aya mafoto yose muri gufata azagira ingaruka nyinshi zitandukanye kuri mwebwe, kuri buri wese uri gufata ifoto naho muri kuyashyira, sibyo. Mumenye ko ejo hazaza muracyafite ubundi buzima bwo kubaho, sibyo. So utwo tuntu mutwibuke. Ikindi cya kabiri, nzi yuko nk'abashaje abadukuriye harimo abo numvise, hari umutipe yari gutanga interview nawe naye ndi kumva, ariko hari umuzehe yavuze ati ibyo ngo ni abantu bo mu religion babifashemo nka offense. So harimo ababikunda, harimo abaza gushaka kubireba, ariko harimo n'abataza kubikunda. So mumenye rero muce ubwenge, kuko ayo mafoto mwashyize mu ruhame munamenye n'uburyo mwisobanura niba mukeneye kwisobanura kuri abo bantu, sibyo, kuko nimba uvuze uti I don't care, iyi ni ifoto yanjye, nimba utayishatse ureke kuyireba, sibyo, wibuke yuko aho ngaho uri ntabwo uri umwe, sibyo, mubyibuke mwese. So turahasangiye twese, so gerageza kwishimisha, wibuke ariko yuko hari n'undi nawe ushaka kwishimisha. Nimba hari umuntu ubona bimubangamiye ko wenda iyo foto yawe ihari cyangwa se uri kwiyambura ubusa umwegereye, ubyibuke nawe umuhunge, sibyo, umuhunge kweri. So ndumva atari ibintu bikabije umuntu yavuga ati wowe nk'umuprofessioneri cyangwa se nawe uri kubikora mu buryo bwo kwishima, wibuke n'abo bandi. Naho ubundi nakubwira iki, komeza ufate ayo mafoto. Ikindi nagira ngo mbabwire, mwitonde. Iyi si cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abantu bita aba sex offender, sibyo, aba ni abantu bafata abakobwa ku ngufu, bafata abahungu ku ngufu, sibyo. Uyu munsi iyi foto yawe iri kuri social media, aba batipe bafiteho access, sinabyo byonyine bafite umwirondoro wawe kubera kuri internet. So tekereza uko babona umuntu wambaye ubusa, uko ushaka ko tukubona bitandukanye nuko abandi bakubona. Hari ushobora kukubona ko ati ngomba uyu nguyu nanjye mugereho, ndabona aje ari ubuntu kuko ibyo ari kunyereka byose ni ubuntu, sibyo, ukajya kubona ukabona baraje baragushatse, sibyo, ubundi bagiye kujya kugucuruza cyangwa se baraje bakugirira nabi ku bintu na rimwe utigeze utekereza mu buzima bwawe. Ntago nshaka ko kubona uri muri ako kageni, sibyo. So mube careful aho muri, sibyo, munirinde kweri, mugire n'umuntu muri kumwe kameme, sibyo. Urabona hari ibirura byinshi biturimo. So ntago ari abagabo beza cyangwa se abagore beza baza ngo babegere cyangwa bashaka kubareba kubera ko babyishimiye gusa, harimo n'abashaka kubagirira nabi. So ibyo nabyo mubyibuke. So nanone uyu mwanya urarangiye, reka ndeke ahangaha. Ibyo nateguye ni byinshi kweri hano, ariko kuko mbona umwanya uri kwirukanka kurusha uko turi kurikodinga, reka ndekera ahangaha kuri uyu munsi. Ndagira ngo mwese mbifurize umunsi mwiza wo kuwa kane. Ndabakunda cyane bashiki bacu, ndabakunda, niyo mpamvu mfashe aka kanya ko kubaganiriza mu bitekerezo muzambwire. Nige Singirankabo Bikorwa Freeman hano kuri studio Umutware. Mugire umunsi mwiza, mubane n'Imana mwese naho ubutaha tuzasubira.
tuzasubira sorry